Ndagusuhuje mukunzi w'Ingenzi TV. Muri ADPR miliyoni 80 nazo ziranyirijwe zitiriwe isengerwa ry'abapasiteri barimo n'abagore riheruka. Ingoma ya pasiteri Zainda yizeye kugeza ubu kuri iyi tariki twandika iyi nkuru biragaragara neza rwose mu mbone ya benshi ko ari biro nyobozi idashobotse itanashoboye kuko igeze kure itorero rya ADPR iricura bufuni na buhoro kuko mu byukuri itanabasha kubahiriza amategeko yo ubwayo yidodeyeho yidonko yishiriyeho kuko mu ngingo yayo ya 80 ivuga ko nta muntu ukwiriye kuyobora itorero nyamara ngo anagire akandi kazi ahandi ahemberwa nkuko twabigaragaje mu nkuru yacu iheruka. Nyamara bene abo itegeko rya ADPR ribuza akaba ari bo uyu Ndayizeye yahaye amatorero kuyayobora bonyene gusa. Abakora muri za kompasiyo mu turere mu bitaro mu mashuri n'ahandi kandi hari abapasiteri n'abarimu bicaye aho batagira akazi cyangwa se akandi kazi yirukanye bujuje ibisabwa byose. Ariko kubera mu nyangire na munyumvishirize uyu pasiteri Ndayizeye akomeza kubeshyira umuryango wa FPR inkotanyi ko ari bo wamubujije kugira mu pasiteri cyangwa umwarimu baha inshingano mu bari basanzwe ngo atari uwo we ubwe yishyiriyeho kuko mu byukuri akazi gakomeye kamuraje ishinga akaba ari ukurya ibya rubanda nta nkomyi yitwaje ko ngo ari kuzana impinduka zidashira. Niba umaze imyaka irenga 5 utarabasha guhindura ibigomba guhinduka byose mu buryo bwiza, biba bisobanuye ko guhindura ibintu neza mu buryo buzana ituze muri rubanda byakunaniye. Ibyo urimo ari akaduruvayo nkuko tugiye kubibagaragariza muri iyi nkuru. Mu myaka irenga 5 iyi komite ya pasiteri Ndayizeye imaze nta gikorwa na kimwe cy'iterambere bigeze bakora, nta rusengero na rumwe bubatse rwujuje ibisabwa. Nyamara izirenga ibihumbi 2 zarafunzwe burundu kubwo kutuzuza ibisabwa na televiziyo Life TV y'itorero yatashywe ejo bundi na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Mu byukuri atari umushinga wabo kuko bagiyeho basanga ibikoresho byose bigize byaraguzwe bibitse hasigaye kubyinstara gusa. Icyakoze ubutwari bagize no kutabigurisha nabyo ngo bayarye nkuko bagize imodoka zirenga 40 zahoze ari iz'indembo n'uturere 30 ndetse n'amamashine asatura imbaho yahoze muri parike industrielle igikondo n'amakamyo yatwaraga izo mbaho ndetse n'imashine za crushers zasaturaga amabuye zigakuramo gravier. Ibyo byose uyu pasiteri Zainda yizeye afatanije n'ushinzwe ibikorwa byose bya ADPR witwa Budigiri Herman bakaba barabiriye nta n'uzirengero ryabyo. Ubu rero bakaba bakomeje ibikorwa byabo by'ubujura muri iri torero ritagira urivugira birira ibya rubanda bucece. Iyi ni Ingenzi TV. Nyuma y'inkuru twabagejejeho mu minsi yashize yavugaga ku inyerezwa ry'umutungo muri itorero rya ADPR, aho twabagaragarije imibare akantu ku kandi y'amafaranga agera kuri miliyari 10 na miliyoni 350 y'ingoma imaze kurigisa, bamaze kubona ko batahuwe noneho bize ubwenge bwo kujya basohora za raporo zibeshya kandi zigaragaza amafaranga atari menshi cyane. Ni muri urwo rwego ubu baherutse kugaragaza raporo y'amafaranga miliyoni 80 y'u Rwanda ngo yasohotse mu isengerwa ry'abapasiteri bashya harimo n'abagore riheruka mu gihugu. Aha wakwibaza ngo ayo mafaranga yasohotse yishyura iki ko umushumba mukuru ariwe pasiteri Ndayizeye ariwe wishyurirwaga amahoteli yararagamo hamwe n'amavuta y'imodoka ye nk'uwari ufite izo nshingano zo gusengera abo basengerwaga, kuko abandi bose biyishyuriraga dore ko yewe n'abasengewe biyakiriye ubwabo nta mihango rusange yo kwiyakira yagiye iba ngo hishyuzwe itorero. Mbaza nkubaze ngo miliyoni 80 zagiye hehe? Mu byukuri agaciro k'ibyagiye kuri izo ngendo z'umushumba mukuru dushyize mu gaciro ntizarengeje miliyoni 5. Tubaze menshi ashoboka, andise miliyoni 75 yamizwe nande? Budigiri na Ndayizeye nibo bahazi kuko ngo nibo bashinzwe ibikorwa
nta n'uwatinyuka kugira icyo ababaza kuko bavuga ko ibyo bakora byose ngo biba byabanje guherwa umugisha mu nzego zo hejuru za leta harimo RGB n'umuryango RPF Inkotanyi. Iby'andi mafaranga anyerezwa yinjizwa n'ikigo Diko Limited cya ADEPR gihuriza hamwe ibigo byose bya ADEPR byinjiza amafaranga harimo amahoteli, amasantere d'accueil, ibitaro, amashuri n'ibindi, byo ni agahomamunwa ntitwabiva imuzi n'imuzingo ubu muri iyi nkuru. Abaduha amakuru babikoramo bakaba bakiri kuyadukusanyiriza, nabyo tuzabibagezaho vuba aha. Kimwe n'uburyo ki amafaranga yose aturwa ku nsengero zose zo mu gihugu, abayobozi bayobora amatorero yaturiwe basigarana gusa 7% y'igiteranyo cyose cyayatuwe mu cyumweru cyose, hanyuma andi asigaye angana na 93% akagemurirwa Pasiteri Ndayizeye Isaie na Budegeri Helimani bakayakoresha uko bashatse nta n'uwo baha raporo mu bayatuye. Abanyarwanda barenga miliyoni 3 baratabaza buri wese ugira umutima ukunda igihugu. Mu by'ukuri baratabaza abashinzwe kureberera wa muturage wo hasi n'inyungu za rubanda ngo mu by'ukuri inzego zose z'igihugu zirenganure abayoboke b'itoro rya ADEPR bari mu kangarakatete n'agahinda gakabije batewe n'iyi ngoma ya Isaie Ndayizeye wimitswe na RGB bitavuye ku bushake na buke bw'abanyetorero ba ADEPR. Ahari akaba ari nayo mpamvu bakomeje gutaka ariko ntihagire uwo bumva ngo abakizi abasahuzi. Iyi ni Ingenzi TV.